Marley rero ni umuhanzi w'icyamamare wamenyekanye cyane ku isi yose bitewe n'ubutumwa bufasha abakurikiranaga ibihangano bye by'umwihariko mu njyana ya reggae ikunzwe n'abatari bake cyane mu bice bitandukanye by'isi. Yatabarutse ku itariki nk'iyingiyi 11 Gicurasi mwaka w'1981 azize indwara ya kanseri. Nubwo urupfu rwe rutavugwaho rumwe, abenshi bemeza ko ashobora kuba yarishwe kubera imyumvire ye yo kuvuga ukuri. By'umwihariko yakunze kunenga cyane uburyo abirabura bakandamizwaga muri biriya bihe bye mu bice bitandukanye by'isi bikorwa n'abazungu, bikavuga ko rero ashobora kuba yarishwe mu rwego rwo kumucecekesha. Ubusanzwe amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Robert Nesta Marley, akaba yaravutse ku itariki 6 Gashyantare mwaka w'1945 mu gihugu cya Jamaica. Yavukiye muri Jamaica apfira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashyinguwe rero ku ya 21 Gicurasi muri paruwasi yavukiyemo ya Mutagatifu Anne, aho uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi. Bob Marley yagiye afatwa n'abantu bo mu bihe bitandukanye nk'umuvugizi w'abatagira kivurira. Yashatse kugaragaza uburyo amateka y'abirabura yacuritswe. Hanyuma abana ba Bob Marley bazwi ni 11, uretse ko bavuga ko ashobora kuba yarabyaye abana benshi cyane. No kuvuga muri batanu bivugwa ko yabyaranye n'umugore we Rita, harimo 2 Bob Marley atemeraga. Harimo umukobwa mukuru witwa Iman Carol, Bob Marley yavuze ko atari uwe. Nyuma yo gushakana na Rita, Bob Marley yaje kwakira undi mwana we witwa Sharon, nawe aramurera. Bamwe rero mu bana Bob Marley yagiye abyara bazwi harimo Ziggy Marley, Damian Marley n'abandi batandukanye. Harimo bamwe bakomeje umwuga wa se, bamwe n'abaririmbyi, hari n'undi ukina umupira w'amaguru. Bob Marley ntabwo azibagirana mu bakunzi b'umuziki ku isi, by'umwihariko abakunze injyana ya reggae ndetse n'abariya bita barasta. Uyu muhanzi yatangaga ubutumwa bw'umwihariko bwagiye butuma abantu bamwe bamwita umuhanuzi. Bob Marley yizeraga ko kunywa agatabi k'urumogi ngo bibohora. Ikindi se umubyara ni umuzungu, nyina akaba umwirabura, ariko yiyumvagamo kuba umwirabura. Yarerewe mu muryango w'abagatulika, nawe yari umugatulika mbere y'uko aza kuba umurasta, ariko nyuma aza kuba umu-orthodox. Hanyuma Bob Marley ntabwo yaryaga inyama, yari umu-vegetarian, yiriraga imboga gusa, ahubwo akaba yarafataga imiti yo kwa muganga nk'aho ari byo biyobyabwenge. Bamushinjaga kunywa ibiyobyabwenge, we akavuga ko yirira ibyatsi gakondo, ahubwo iyi miti yo kwa muganga ari byo biyobyabwenge. Ikindi Bob Marley ajya gupfa, ijambo yabwiye umuhungu we Ziggy Marley, yaramubwiye ngo amafaranga ntabwo ari ubuzima. Uyu ni nk'umurage ukomeye cyane yaramuhaye nyuma yaho yitaba Imana afite imyaka 36. Mu bitabo bavuga ko yazize kanseri. Uyu munsi rero nifuje kumugarukaho muri amwe mu magambo yagiye avuga, ntabwo ndi buyavuge yose, ndagerageza kugaruka ku ingenzi mu rwego rwo kuzirikana iyi tariki Bob Marley yapfiriyeho. Yagiye avuga amagambo rero akomeye, yaravuze ngo muvuga ko mukunda imvura nyamara yagwa mugakoresha imitaka muyigendamo. Muvuga ko mukunda izuba ariko mugashaka ubwugamo iyo rivuye. Muvuga ko mukunda umuyaga ariko iyo uje mufunga amadirishya yanyu. Niyo mpamvu ngira ubwoba iyo mumbwiye ko munkunda. Bob Marley yaravuze ngo imipaka yawe n'ibitekerezo byawe gusa. Aranavuga ngo izamure, shyiramo akabaraga, kuko nutabikora nta muntu uzabigukorera. Bob Marley yaravuze ngo rimwe na rimwe igihe nyacyo abantu bapfa bakigitegereje. Ibyo duhora tubabwira ngo ibyo ukora bitangire none. Bob Marley yaravuze ngo ibintu bikomeye abantu bagezeho byagiye bigerwaho mu bihe byari bikomeye. Nta kintu cyiza gikomeye wageraho uri ahantu hamwe utuje gusa. Ibintu bikomeye bigerwaho mu bihe bikomeye. Bob Marley yaravuze ngo intsinzi ni yakwizanira. Uba ugomba gusohoka ukajya kuyishakisha.
aranavuga ngo kuko ukora cyane ku bintu runaka ni nayo ngano y'ibyishimo uzagira umunsi wabigezeho bivuye mu mbaraga zawe. No kuvuga imbaraga utakaza mu kazi ni nayo ngano y'ibyishimo uzagira umunsi akazi karangiye. Bob Marley rero avuze ngo ubuzima ni umuhanda munini wuzuyemo ibimenyetso. Iyo uri kugenda unyura mu mikoki, ukanyura ku mabuye ashobora kugusitaza, ariko ibyo wanyuramo byose ntukagore ubwonko bwawe. Yaravuze ngo ntugahagarare kuko unaniwe, uzahagarare kuko wabirangije. Bob Marley yaravuze ngo formule ni imwe, kanguka ufite umugambi, hanyuma ujye kuryama unyuzwe no ku munsi wagenze, ibindi byose wifuza ngo uzabigeraho. Yaranavuze ngo itandukanye na sekibi ukoresheje urukundo. Bob yaravuze ngo kora ikintu cyiza uyu munsi, ejo hazaza hawe hazabigushimira. Aranavuga ngo ubuhangange bw'umuntu ni buri mu mitungo afite, ahubwo ni mu bunyangamugayo bwe n'uburyo ashobora guhindura abamuri impande mu buryo bwiza. Bob yaravuze ngo utuntu duto nitwo dukora iminsi ikomeye. Aranavuga ngo kubera ko wishimye ntabwo bivuze ko uwo munsi ari mwiza cyane, ahubwo nuko warebye kure y'ibibi byawo. Bob yaravuze ngo bizaba bigoye yego, ariko kuba bikomeye ntibisobanura ko bidashoboka. Yaranavuze ngo umunsi urekeraho gusiganwa niwo munsi wari butsinde irushanwa. Bob niwe wavuze ngo umugabo wa mbere w'ikigwari ni wa wundi uzamura urukundo rw'umukobwa nta ntego yo kumukunda afite. Bob yaravuze ngo wapfa urwanira ubwigenge aho kuba imbohe ubuzima bwawe bwose. Yaravuze ngo ntukizere abantu bafite ibyiyumvo bihindukana n'ibihe, izere wa muntu uhora n'ibyiyumvo bimwe kabone nubwo ibihe byahinduka. Bob yaravuze ngo umuntu ntashobora gukora adafite Imana, nk'uko ukenera amazi iyo ufite inyota, ntushobora kugenda udafite Imana. Bob yaravuze ngo umuziki wanjye uzahoraho iteka, birashoboka ko ari ubucucu kubivuga, ariko iyo ufite ibimenyetso urabivuga, umuziki wanjye uzahoraho. Bob Marley yaravuze ngo ntukwiye gushyirwa hasi n'ibikubaho, ahubwo ukwiye gukoresha ibikubaho nk'ibikuzamura aho kugushyira hasi. Yaranavuze ngo ntugace urubanza utaraca urwawe. Aranavuga ngo sindi mu ruhande rw'abirabura cyangwa abazungu, ndi mu ruhande rw'Imana. Bob yaravuze ngo ntuzategereze ko Imana igukorera ibyo udakorera abandi. Nibyo nyuma arababwira ngo niba hari abantu basuka amarira ku bwawe, nawe witegura amarira mu minsi iri imbere. Niba hari abamwenyura ku bwawe, nawe witegura ibitwenge mu minsi iri imbere. Ntuzategereze ko Imana igukorera ibyo udakorera abandi. Bob yaravuze ngo ntugategereze amahirwe akurikira abandi bayashakira inzira. Yaranavuze ngo amafaranga ni imibarwa, najya yuzura ntushobora kubona guhagije. Niba rero ibyishimo bitangwa n'amafaranga, kuri Bob Marley uzarinda upfa ugishakisha ibyo byishimo utarabigwiza, kubera ko amafaranga najya agwira. Bob Marley yaravuze ngo umukobwa ashobora kuba atari icyamamare cyangwa se ari ihoho, ariko niba agukunda agatuma umwenyura, niki kindi gikenewe? Yaranavuze ngo ibigeragezo si ukugaragaza intege nke zawe, ahubwo ni ukumenya imbaraga zawe uko zingana. Aranavuga ngo urufunguzo rwo kubigeraho ni ugutumbira intego cyane kurusha uko uhanga amaso inzitizi. Hanyuma amagambo yose Bob Marley yavuze reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ibihe bikomeye ntibijya birangira, ariko abantu bakomeye bo bararangira. Nakongeraho n'iri ngiri, uyu mugabo yaravuze ngo ibyo ukeneye byose burya biza igihe cyabyo cyageze. Ntuzitege ko ibyo wifuza bizaza muri cya gihe ubyifuzamo, bizaza igihe cyabyo nikigera. Abantu bamara imyaka myinshi bababaye kuko bashaka kwihutisha igihe, kandi ntabwo bishoboka. Ntugahangane n'igihe, wowe ukora ibyo usabwa, igihe nikigera bizasobanuka. Yaranavuze ngo ntawe umenya ko ari umunyembaraga
kugeza igihe kuba umunyembaraga ariyo mahitamo yonyine afite. Bob yaravuze ngo amafaranga yagura byose ariko ntiyagura ubuzima. Aranavuga ngo iyo umuryango umwe ufunzwe menya ko haba indi miryango igiye gufungurwa ku bwawe. Aranavuga ngo uburyo ushimisha abantu bahaze barenzwe, abababaye ntabwo bajya bishima. Ntabwo wanezeza umugabo ushonje cyangwa ufite ubwoba. Bob yaravuze ngo ubuzima ni nka filime, buri wese agira igice agomba gukina. Icyiza kirimo nuko wowe ubwawe ushobora guhitamo agace wakina n'uburyo wagakinamo ukabiharanira ukabigeraho. Aranavuga ngo buri wese agira Babiloni ibikubangamira. Bishobora kuba abantu, bishobora kuba ibintu, nawe ubwawe ushobora kwibera Babiloni. Ikibazo si Babiloni yawe, ikibazo ni uburyo ubana nayo. Aranavuga ngo abadayimoni nta bubasha bamfiteho. Dayimoni biruhande rwawe ndetse musangira byinshi mukanahana ibiganza. Dayimoni bifite igice cyayo cyo gukina, nawe ukagira igice cyawe cyo gukina. Dayimoni yakurangiza iyo utayizi, ariko iyo wayimenye ntacyo yagukora. Ni byiza rero kumenya dayimoni yawe ukabana nayo yize. Aranavuga ngo Imana yanshyize ku isi kugira ngo ngire icyo nkora. Nta muntu washobora kumpagarika naragikora. Imana nishaka kumpagarika nzahagarara, ariko umwana w'umuntu ntabwo ubasha afite bwo kumpagarika. Aya rero namwe mu magambo yagiye avugwa na Bob Marley. Nagerageje gukusanya y'ingenzi. Iri jambo ryagucitse rero jya kuri YouTube channel _TV. Genda ukande subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima.